Asine n'abasezeranyije ko ndi buze kubahereza idonido cyangwa se udushya twabereye i Bugesera mutamenye uko byose byabaye. Abenshi wenda babonye inkuru ngo Coach Gael yatandukanye na Bruce Melody, ngo Bruce Melody yabwiye nabi cyangwa se yeretse reaction mbi umukire we Coach Gael. Reka nze mbibabwire, icyo usabwa ni ukugira ngo wicare urebe akantu ku kandi, buri kintu cyose ucyumve neza fresh. Ariko nanaguha ikaze kuri Jovi Media TV. Njyewe nitwa Jovi Cyomoro, maximum respect. Rero wakoze subscribe, nawe utarakora subscribe ndagira ngo ukore subscribe kugira ngo buri kintu cyose kigende neza cyane. Ndagusuza wowe uri mu diaspora, ubwo mvuze nyine diaspora yose muri rusange, Amerika, Australia, Canada, n'ahandi henshi hatandukanye, Belgium, ni henshi hatandukanye ho unkurikira hose uherereye. Ndagushimiye byatari, maximum respect. Rero nene nababwiye ko ndi kubegeranyira, ndi kubakorera icyegeranyo cyo kubyabereye Nyamata mu Bugesera muri show ya Bruce Melody na The Ben. Mwabonye benshi wenda mwabonye ko Bwiza ataririmbye, ariko se byagenze gute? Ndaje mbibabwire byose uko bimeze kugira ngo Bwiza ntisange kuri stage. Bamwe bari kuvuga ngo, nabonye abanyamakuru bamwe na bamwe bari kuvuga ngo Bwiza ngo umwenda ngo yamucikiyeho, ngo yagize accident, nawe ubwe yarabyendekeye ngo yagize accident. Abanyamakuru bakavuga bati ese wagize accident ku munota wa nyuma, ku munota bimeze bite? No kuvuga ngo ku munsi wo kuwa gatandatu muzi ko hari kuba ama road show nyine mu bice bitandukanye by'igihugu, ariko hari hatahiwe mu Bugesera. Rero nkuko nababakoreye ikiganiro cy'ubushize, mu Bugesera habereye udushya dutandukanye muri road show, aho Bwiza atagaragaye kuri stage. No kuvuga ngo Bwiza mu bihari cyangwa se bizwi nuko Bwiza yashakaga kuririmba hagati ya Bruce Melody na The Ben mo hagati. No kuvuga ngo we kubera ko yumvaga ko nyine ari iwabo, kandi yari yateguje, mwabonye n'amadarapo menshi cyane cyangwa se amabandorore nyine y'abafana be banditseho Bwiza, umukobwa wacu Bwiza, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ntiyaza kuririmba, nihanganisha n'abafana muri rusange, bari abafana nyine ba Bwiza batashye batamubonye kandi yari ahari. Nuvuga ngo Bwiza kubera ko yumvaga ko ari iwabo cyangwa se ari mu gace kaho nyine bamukunda cyane nk'iwabo, nk'umwana waharerewe wahakuriye, we yashaka kugira ngo baze kumwakira nyine nk'umuntu urenze, nyine nk'umuntu mukuru, nyine nk'umukwini mukuru nk'uko tubibona, cyangwa se nk'uko asanzwe ari umukwini. No kuvuga ngo ubundi mu busanzwe habanzagaho Bwiza, hagakurikiraho Kitoko, hagakurikiraho The Ben, hagasoza mwenyewe Bruce Melody nka nyiri gitaramo cyangwa se nyiri ibitaramo byose. No kuvuga ngo ubusanzwe ubundi abanyamakuru batandukanye, nanjye ndimo, wenda sindi umunyamakuru, ndi umubloga bisanzwe, ndi nararibonye mu bijyanye n'ibi ngibi, ariko ndi umu news reporter bisanzwe nyine wa showbiz, kandi mbabwira ibintu nacukumbeye neza buri kintu cyose. Mu busanzwe n'ubundi twari tuzi ko wenda twumvaga ko Bruce Melody nimba abanjijeho i Musanze, wenda Nyagatare The Ben ari bubanze, wenda bakabaransa gutya, ariko Bruce Melody yaravuze ati ibitaramo ni ibyanjye, ngomba kuza ndi umwami, ngomba kuza ndi kongwe mfunika igitaramo, which is good, kandi ni igitekerezo cyiza nk'umuntu wa danje. No kuvuga ngo rero Bwiza kubera ko yumvaga ko ari iwabo, yashatse kujyaho nyuma ya Kitoko, niko bisobanuye nyine, yashatse kujyaho nyuma ya Kitoko. Rero baramuhamagaye, Bwiza agezeho yanakoze sound check by the way mbere yaho umunsi wabanje. No kuvuga ngo bahageze igihe cyo bamuhamagara, Raki aramuhamagara aramubura, biba ngombwa ko bongera guhamagara bwa kabiri, nabwo biranga.
bategereza iminota 20. Iriya minota 20 abafana baba batangiye gukonja, abafana baba batangiye, urumva ni ibintu wagira ngo management cyangwa se n'umuhemusi ntiyari abizi, cyangwa se na management ya Bruce Melody ariyo yateguye ibitaramo byose, ariyo Atland na watuever aribo bakoranye nyine na Bruce Melody kugira ngo baruganize nyine biriya bitaramo muri kubona bimeze neza. Ngira ngo wenda Lucky ntago begeze bamubwira ngo bimeze gutya na gutya, cyangwa se management ngo ya Bwiza informing cyangwa se imenyeshe management ya Bruce Melody. Ahandi rero bibera urujijo. Manager wa Bwiza ariwe Claude yakoranaga nande na Bruce Melody, n'ubundi bari gukorana kuko n'ubundi bakora kira gitaramo cya New Groove mbere. No kuvuga ngo The Ben iki gitaramo nyine murakizi New Groove Award, nkunda kubyita gushyiraho New Award, New Year Groove. No kuvuga ngo Bruce Melody n'ubundi ajya kukitabira yari afite team management ye itari 155. Nuvuga ngo we yasabye team ye nyine ku giti cye kugira ngo ikurikirane biriya bitaramo. Urumva bakire baba bajya hirya no hino cyangwa se ntago babivamo. Urumva we yashatse team ye ku giti cye kugira ngo agire ute babe bari kumwe nyine nibo bakoranye nyine muri New Year Groove, nibo yagire n'icyizere kugira ngo baze bamufashe muri no bitaramo. Nuvuga ngo rero buriya ushobora kuba batarabyumvikanyeho, cyangwa se ibyo kuvuga ngo uri iwanyu, ngo uri gutya na gutya, ngo urajyaho ngo hagati ya Bruce Melody na The Ben, ibyo ngibyo byibagirwe. Rero Bwiza nawe afunga umutwe aravuga ati hano ni iwacu, nta kuntu byaje, cyangwa se iyindi option cyangwa se ikindi kintu twabonye batagetinze ni fame cyangwa se kuvugwa. Nuvuga ngo ayo makuru n'amakuru aracuruza. Nuvuga ngo bashobora kuba nabo barabipanze, kuko nta kuntu manager wa Bwiza yarari muri team ya Bruce Melody. None ni gute bataba bamenyetse ko Bwiza atari buririmbi? Naho hagomba gukora IQ mukabyumva mukumva uko bimeze. Hakaba ari nge nkaba naketse ko ari ugukora amakuru uri trend. Nuvuga ngo yego ntiwaririmbye, ariko uri guhatana n'abandi bantu bakomeye cyangwa se basaza bawe bakuru mu muziki mu bintu byose. Yego na Bwiza no muhanzi mwiza, aririmba neza, sigafite performance irenze, yarirekuye abamushinjaga ibintu bijyanye no kuba nyine ari umuntu nyine utuje cyane. Mwabonye ko kuri stage ze rwose ziba ari umuriro byatari, ariko ntibyakuraho kutubaha abasaza bawe bakuru ngo bumvire nimba koko ari byo ko yasuzuguye kuba atajya kuri stage nk'uko byari bisanzwe bimeze. Bruce Melody akavuga ati ubwo nta kundi nyine kitoko najyeho aririmbe, sinshaka kujya ku stage uko bimeze, nje nshaka kubabwira nyine uko byagenze mu gitaramo backstage, cyangwa se nyuma ya stage, nyuma y'amarido aho muba mutari kubona. No kuvanga igitaramo cyarabaye kirarangira. Ndashaka kugira ngo nitse kubijyanye na after party cyangwa se ni after party, n'undi nko kuvuga ngo twakoze show yarangiye ariko noneho tuje kwinegura, tuje ibitagenze neza, tubivugire hano, cyangwa se twabikoze fresh, reka twigurira agacupa, ibintu nk'ibyo tumanuza ivumbi. Urumva no kuvuga ngo bateguye after party. Nuvuga ngo ibyo ngiye kubahuriza nyine niyo team ya team management nyine iyo Bruce Melody ari gukorana nayo yatangiranye muri New Year Groove. Nuvuga ngo bateguye after party birangira batoye club imwe hariya, ntashatse kuvuga izina, ni club nyine nakabari gafite na club gafite nyine ama VIP, ama lounge VIP ameze neza. No kuvuga ngo niho bateguriye after party. No kuvuga ngo nk'abakire basanzwe, Coach Gael, Bakeni Mugarura, Bakeni na ba Alex Muyoboke, na ba Masamba n'abandi benshi batandukanye, ba Juno n'abandi benshi. No kuvuga ngo bagiye muri iyo club. Noneho ubwo urumva bagezeyo mbere Bruce Melody akiri kuri apartment yarari kuraraho. Ndi kugira ngo mbahurize cyangwa se nze mite ngera ku kintu kiri kuvugwa ko ya Bruce Melody yaba yatandukanye nande na Coach Gael. No kuvuga ngo mu kuba Bruce Melody yarakiri hanze, abakire barimo imbere bari kumwe na The Ben,
ni ibintu bidasanzwe. Abantu bari muri competition, uri kumva, abantu bari muri competition. Mu kuba bari muri competition, bari noneho aba manager cyangwa se abakire basanzwe bakorana na Bruce Melody, coach Gael n'aba Ken, bari kumwe nande n'umukeba, noneho bamutanze hehe muri club, muri after party. Urumva nawe mwabyibaze, nuvuga ngo tubihuza n'ibintu byose byagiye biba ngo kuhera Musanze, Bruce Melody yarari wenyine niyo team atari kumwe nabo na coach Gael, cyane ko mbere yaho ibitaramo byose byabaga, mbere y'ibi bitaramo byose turi kubona, Bruce Melody yabaga ari kumwe na coach Gael, yabaga ari kumwe n'abandi benshi batandukanye bo muri 155. Ni ukuvuga ngo aba bagiye bagera mbere muri club hamwe na The Ben, umukeba wande wa Bruce Melody. Ni ukuvuga ngo batumizaho Bruce Melody kugira ngo nawe azabasange, atuma intumwa, abona ko intumwa nyine ibona ko bari kumwe na The Ben, ibintu nk'ibyo ngibyo. Bruce Melody aravuga ati njyewe sinshobora kuza aho ngaho ntikubibaho, kandi koko birumvikana, nawe washyira mu gaciro abakire bawe cyangwa se abamukorana investinze cyangwa se musanzwe mukora bamukorana babaye investor mu bitaramo cyangwa se no mu muziki wawe, bari kumwe n'umukeba. Ni ukuvuga ngo byaba bigaragara nkaho aribo bagiye kwakira nde Bruce Melody, kandi Bruce Melody ariwe wagakwiye kuba wakwakira nde The Ben. Urumva aho bipfira. Ni ukuvuga ngo rero The Ben, Bruce Melody nubundi afite ishingiro ryo kurakara. Mwabonye ko yahise yandika inkuru y'igitaraganya kuri Instagram ye, yandika kuri story aravuga ati coach akeneye undi coach. Urumva ni ikintu cyo kwibaza, umva Bruce Melody yarakaye cyane, kandi umwana ngwihirinze akava i Kanombe agagera ku bintu byose, abazi ngo iki kintu kiri kuba hano ni njye ukizi, ni njye uzi icyo cyabyara ikintu kibi cyangwa cyiza, nawe nitwamubraminga pe. Nawe ubishyire muri comment umbwira uti ese wowe ari nkawe wabigenza gute? Mwabonye ko Bruce Melody yahise ajya kuri page ye cyangwa se profile nk'uko mubibona kuri page ye ya Instagram, yahise ahita akuraho ibintu byose bya biri. Ukuvuga ngo kuri profile haba hariho 155, hariho byose bya biriho, asigazaho artist, asigazaho number 1 recording artist in Rwanda, asigazaho yadingaho link ya YouTube channel ye bisanzwe. Ibyo byonyine nibyo yasizeho. Ni ukuvuga ngo yakuyeho bya 155 n'ibindi byose, UGB, ibintu nk'ibyo ngibyo, kandi baravuga ko afitanye imikoranire afitemo share muri 155, akagiramo share muri UGB, akagiramo share muri Kigali Universe. Ni ukuvuga ngo rero byose yagiye abikuraho, ariko tukibaza tuti ese kuko baba batandukanye bya nyabyo cyangwa ni amakuru bari gukora kugira ngo bavugwe? Ku rundi ruhande tukabona amavideo adasanzwe ari kugenda acicikana. Coach Gael icyo gihe yabyinaga indirimbo vibingaga indirimbo zande za mukeba wabo ariwe The Ben. Ibyo bintu bikarya abanyamakuru na bamwe bakabidiskitaho, bavuga bati Bruce Melody baramuteranye, ari wenyine, ari kwikorana ibintu bya wenyine. Ariko tubwira Bruce Melody tuti wenda nimba hari n'ibibazo bindi bitandukanye biri hagati yabo babikemura kabisa. Bruce Melody wakemura ibibazo, cyangwa se ukegera umushoramari wawe mukaganira, mukareba ikibazo aho kiri, mukaba mwagikemura. Ariko Coach Gael n'umukire waje investisa mu bikorwa bya Bruce Melody bitera imbere. Ni nabwo twabonye Bruce Melody ajye ku rundi rwego akora amakora bakomeye cyane, kandi Bruce Melody nawe wenda nawe avuze naza akavuga ibimurimo, tuzumva ukuri kwe, cyangwa se bishobora kuba ari n'amakuru bari gukora. Ariko bayatara amakuru bari gukora, music nyarwanda yaba iri kugana ahantu habi. Gukorana n'umuntu mugatandukana nabi ni ibintu bibi cyane. Ubundi hari ukuntu management ziya zikorana, mbere ho nabivuge. Nuvuga ngo mwabonye Don Jazzy no producer cyangwa se no investor ukomeye cyane mu marebo ya hara muri Nigeria. Nuvuga ngo iriya
iriya lebo ye nitwa Mevin, hari igihe collaboratinga cyangwa se igacollaboratinga n'ayandi malebo akomeye badashwanye cyangwa se badahinda n'umuhanzi agasinya mu yindi lebo, ariko bisa nkaho ari mu mutaka wande ari mu mutaka nyine wa Don Jazzy nyine wiriya Mevin, ariko bagasaka izindi mbaraga zisumbuyeho ku zindi lebo zitandukanye ziremereye, ku buryo umuhanzi noneho akura ibikorwa bikaguka muri rusange. Ariko mu Rwanda hari ukuntu biza kuba person, bakumva ko nimba ari lebo itandukanye cyangwa se igiranye ibibazo n'umuhanzi, bakavuga ati amafaranga atangiye kuba make kandi umuhanzi ari kujya ku rundi rwego, ntiyakongera gukora izi projet zimeze gutya, ahubwo dukeneye ko akora izindi zisumbuyeho. Yabona rero umuhanzi atari kubona ibyo bamwemereye cyangwa se ibyo iri muri kontra, bagasesa kontra bagashwana gutyo. Ariko nyamara hari ukuntu bisunga izindi mbaraga bakiyamaza andi marebo, ku buryo akonekitinga ubushobozi umuhanzi akajya ku yindi level. Niko amalevel ari international akora. Niyo mpamvu twumva ngo lebo yatandukanye na management gutya, ibintu nk'ibyo biramupango tutazi ngo bimeze gute, bari mu buryo bw'ubushobozi cyangwa se gushwana gutyo by'amashyari. Kumva ngo nkuko tugarutse wenda kuri 155, nimba wenda ari kuvuga ngo wenda katuvuge iyi Watuwevu, iyi company iri gutegura bino bitaramo bya Bruce Melody ifatanije na Atland, nuvuga ngo n'ubundi byose biri mu maboko y'abande ya Kenny Mugarura na Coach Gael. Bivugeze ko noneho bo bafite ubushobozi burenze, batapfa amafaranga cyangwa se batapfa ibindi bintu byerekeranye ku bushobozi, ahubwo hazamo kuba undi umwe ari gufana, ari kwereka amarangamutima cyane mukeba, niyereke ntagaragare, ariko Bruce Melody ntagaragara ari kumwe n'abashoramari be cyane binjoyinga. Mumbwira aho mwegeze kubabona, mwabonye uburyo i Bugesera Bruce Melody aza wenyine muri backstage, wenyine, buri kintu cyose wenyine, abakire bibereye hariya muri suite aho baba barateguriye, ariko nyamara after party ugasanga bari kuvibinga na mukeba wabo cyangwa se The Ben. Ibi bintu ndabona bigana ahantu habi. Ndakomeza mbakurikirana amakuru uko bigenda bikurikirana, ariko ikindi kintu navuga, ese yaba ari amakuru bari gukora kugira ngo bategure neza cyangwa se batange attention ku bizabera i Gisenyi cyangwa se i Rubavu? Aho naho mwahatekerezaho, kuko iriya niyo finali, niho finali izabera. Hazacu wambaye niho tuzamenya ngo bimeze gutya na gutya. Ariko tubure mu kubona uko bigenda nuvuga ngo manager wa The Ben ariwe nkuko tubizi, cyangwa se nubwo atarabyirura ngo niwe manager we, uyu nguyu Alex Muyoboke yagaragaye cyane ari kumwe na Coach Gael, bahuje urugwiro na The Ben, ibintu byinshi bitandukanye. N'uwo bita Nupuja ni umumanager cyangwa se ni nyiri lebo yitwa Country Record, kandi akaba ari no muri management cyangwa se mu bafasha The Ben. Akaba yanditse kuri story ye ya Instagram, arandika aravuga ati Coach Gael umushoramari ukomeye, ni karibu muki muri management yacu ya The Ben, twakwakira kandi wabura umuntu w'agaciro gakomeye cyane hano ni mu rugo. Urumva ko icyo kintu bari gukora amakuru akomeye cyane, buri umwe ari kuvuga ibi, undi akavuga ibi. Bruce Melody rero bikamurya ahantu, cyangwa se yakurikiye yatusha no kubyabaye mu Bugesera muri club, ntiyegeze aza muri after party. Kandi wibuke ko zira after party baba bazishyuriwe, ntago ari upfa kujya mu kabari gutyo bigasanzwe, baba bishyuye kugira ngo baze, kandi iyo baje rumva akabari kagira agaciro. Rero ibyo bintu biba biri kwica business. Rero bakarebye bagahuriza hamwe kugira ngo byibura ntihagaragara umwuka mubi. Irani competition ntago ari ihangana ry'irushanwa ryo kuvuga ngo hari abajaji n'ibiki.
rero hagakwiye kuba ako gatotsi kari hagati ya Bruce Melody n'abashoramari be Coach Gael n'abandi bose batandukanye bari muri 155 bakwegera cyane ko Melody ari umuhanzi ukomeye cyane, bakwicara hamwe bakabicoca ibintu bikarangira bikava mu nzira, tukabona n'ibindi birenze ibyo Bruce Melody ari kutwereka. Bruce Melody cyane ko ari we ugaragaje ibintu bikomeye cyane hano mu gihugu, cyane ko n'abanyamakuru bari kuvuga bati iriya niyo stage ya mbere hano mu Rwanda tubonye kuva umuziki nyarwanda wabaho. Urumva rero bakomeje guhana imbaraga, n'ubundi twabona byinshi birenzeho kurushaho. So guys, rero ndabashimiye byatari, wowe ukomeje gukurikira bino biganiro byanjye, maximum respect, nuro w'agaciro cyane kuva wakurikiye iki kiganiro kuva ku munota wa mbere kugeza kuri uyu munota. Ndagushimiye maximum respect, kandi n'utarakore subscribe ukora subscribe, kore no kukazogera, kore like, comment zawe zirakenewe, kandi narababwira ko nifuza ubufasha bwanyu, ndimo ndashaka ndegeranya ubushobozi bwo kugira ngo ngure ibikoresho, ngure kamera, ngure kamera nziza, ngure ibindi bikoresho bitandukanye, ama microphone, ibintu nk'ibyo. Kandi nabashimira cyane, kandi kunyereka urukundo nk'urwo ngurwo munkandiye akanyenyeri kwizo nimero muri kubona aho ngaho. Ushaka kunyandikira kuri WhatsApp tukaba twaganira, cyangwa se ukanyandikira, cyangwa se ukaba wanamamagara through to the call, nta kibazo kabisa, ama variable. Kandi maximum respect, ndakunda cyane, maximum respect.